Retired Colonel Gerard Nyirimanzi ni umunyarwanda umenyereye iby'amateka kandi akaba ari umuntu uzi gusesengura indangagaciro z'umunyarwanda nyawe, amateka y'u Rwanda, akaba azi iby'ubutwari bwaranze abanyarwanda, dore ko ari mu nkotanyi z'amarere zabohoye igihugu zikanahagarika jenoside yakorerwaga abatutsi. Ni umugabo umenyereye n'indangagaciro zagiye ziranga abanyarwanda, ni umuhanga mu buvanganzo, ni umuhanga mu muco, ni umuhanga mu mateka, ni umuhanga ndetse mu kumenya uburyo umunyarwanda yarushaho kwiyubaka akarenga ibyamushegeshe agatera intambwe agana imbere. Ibi byo tugiye kuganiraho muri uyu mwanya. Ariko uretse kukuvuga kuriya Fande, wowe nyibwira mu byawe, umbwire n'urugendo wagenze rwatumye ugeraho ugera uyu munsi. Hari ibyo navuze, hari n'ibyo ntavuze, ariko wowe wiyiziye. Nk'uko bivuze nyine, ndi Gerard Nyirimanzi, ubu ndi umusirikare wacyuye igihe. Ariko mbere yo kujya mu gisirikare na nyuma yaho nakunze kwibana ku bintu by'umuco nyarwanda, cyane cyane mu bintu bijyanye n'ubusizi, kubera ko n'ubundi navukaga mu muryango w'abasizi, cyangwa se mvuka no mu muryango w'abasizi. Nkumva rero ni kimwe mu murage w'abanyarwanda wari ukomeye, ngira ngo niyo mwiga iby'ahandi mutangirira ku bisigo by'ahandi. Abafaransa batangira ku byitwa za Selecuriase, abongereza bakahera ku byitwa ngo bya Beautiful n'ibiki. Ubona ko ubuvanganzo byinshi abiga ibintu bijya kureba bareba no mu busizi. Natwe rero bwari bugeze kure cyane. Nicyo kintu ubu ngubu gituma dushobora kujya ahantu kure hashoboka nka mbere y'ubukoroni, kuko ntitwari tuzi kwandika ariko twari tuzi kuvuga. Abanyafurika bose ntibandikaga ariko baravugaga. Kuba rero twari dufite uburyo bwo kubika navuga ngo memoire cyangwa se ayo mateka ya kera mu buvanganzo nyine nyemvugo, byaba ari ubusizi, byaba ari n'ibindi byose bijyanye n'ubuvanganzo nyemvugo, amazina y'inka, ibyivugo, imigani, yaba ari imigufi n'imiremire. Burya byose nibyo byerekana ko abanyarwanda babagaho, umuco wabo wabarangaga n'umurage bakwiye gukurikiza, indangagaciro bari bafite. Icyo kintu rero nabonye ari cyiza kugikurikirana. Ntabwo wabikurikirana byose ngo bishobore, yewe nahisemo gukurikirana ibyo by'ubusizi no kureba, kubera ko n'ubundi mu muryango wacu ari byo twari dushinzwe w'abasinga. Hari umuntu wigeze kumbwira ngo umusinga arasiga agasiga igisiga, mu kuzamura, mu kuzimiza cyane. Ibyo harimo ukuri cyangwa ni ugukabya? Gusiga igisiga byaba bikabije cyane, ariko imvugo y'ubusizi ni ya gihanga ntiyumvwa na bose. Ugomba gusiganuza, ahubwo urasiga bagasiganuza, cyangwa se usigana akanabisigura. Na kera iyo umusizi yajyaga kugitura ibwami igisigo, yashoboraga kukivuga mu magambo. Naje kuba ari inkuru yaraye y'umurori kwa Nyiramuyaga na Muhaya, mu rugo yacyuye amano za Busunzu zirayishoka, cyangwa se akakivuga akiririmba mu rugera cyangwa mu mataga. Abanyeshuri b'Ubutare bigeze kugerageza kwigana urugera rwa kera yitwaga Salus Populi. Isubiramo n'igisigo cyitwaga Nibwire Nyirinka. Nibwire Nyirinka, inkuru y'inkuke ya Nkurimba nayikuye murya na Murenzo. Yarazamuraga. Hari nk'igisigo nacyo cyitwa Iteka ry'Imana, naryo kirazamuka. Iteka ry'Imana ritera igihugu umugisha, abagishyira bize byanze guhiga, yarubazi rugira yacanye umuriro ukwira umugisha. Iri teka rero ga ry'Imana yadusigira ruhingo rwami, ikoze inka mushyira imihayo. Guhora bwacu buhire mutagerawa, nta rugero busumbye imihayo. Dore imihayo yanyu mbahoranira ukugabye ndatamba, n'inyobe ntanzi rushizo. Nageze Imana yambarizwa arafura kwa Nyiramukozi, wasamukura batayiruzi bapfa kuyambaza. Tambaza iyo nirebera abayiramya bose bucya, ambaza iyi si Rwanda habi. urumva rero cyangwa se akakivuga no mu mataga barananiwe n'umwami arakeka ko ananiwe
aramanura rero ntabwo bikiri mu gitondo. Aramanura gitondo nibwo azamura cyane mu saa 3 n'ibiki aramanura rero mu mataga mumenye ko mutazibeshyera zigira ishyerezo nta shyari rizazijya imbere zanga umugayo. Ariko rero mumenye ko mutazibeshyera zigira ishyerezo. Hari impamvu bazamuraga bakageza hejuru aho ngaho uvuze akagira n'igihe cyo kumanura kuko no muri public speaking haba impamvu haba uko ugomba hari ton uvuga kubera icyo uvuga ukagira aho umanura rimwe noneho bimbwire kuki uhereye muri urwo rugero rwa nibwire mbwire nka nyirazo nibwire nyirinka inkuru y'umukira gurimba ubwo azamuka kuko ari ahameze hate amanura kuko ari ahameze hate ashaka kugira iye bitewe n'uko ashaka kumvikanisha cyane uretse ko n'ubundi na melody ubwayo isanzwe y'ijwi ibinezeza umuntu. Ariko no mu baromani urabona ko harabwo bazamukaga akamanuka nka Cicero niwe wari uzwi mu bintu bya umurateri wari uzwi cyane. Tubwegeze kuza kurega umugabo witwaga Katirina urabizi yavuze Deacon Uratione Katirina atangira mubwira nawe rwose ko uswe tande mabutere Katirina patiente ya nostra jusqu'à quand tu aviseras notre patience. Ubwo urumva nkaho ngaho ubwo ariho amubwira arazamura ijwi no kugira ngo ahita afata abantu bose bakurikira. Yego bakurikira ati ni nkaho hakundi umuntu avuga n'umudepite yageraho akakubita ku meza ibintu bikomeye cyangwa se umucamanza. Ariko se wowe uri umusizi uvuka mu basizi ko imiryango y'abasizi yabaga ari mikeya ubwo bumenyi ubwo bwenge ubwo buryo bwo gukoresha ubwonko cyane no kubutoza ni gute hari abantu babashaga kugera kure muri urwo rwego muri ubwo bwenge cyangwa se nuko umuryango nyarwanda wabaguze uti aba twabahariye ibisigwa aba twabahariye kumenya imirishyo y'ingoma aba twabahariye kugira gute nka kumwe no mu mahanga habaga tuvuge mu Bagereki by'Abagereki n'Abaromani urabizi bavuga bati aba tubageneye kuba ingabo kandi hari ibyo tuzabarinda hari n'ibyo tuzabashishikariza kugira ngo bagere ku byo bashaka. Uko kwigabanya imirimo niko byari biri cyangwa bimeze gute? Nacyo kintu cyari kigize u Rwanda rwa kera uko kwigabanya imirimo nyine no kutiharira ndetse ubu ngubu nta bantu babivugaho cyane ngo bigaragare. Cyonyine cyari gikwiye kugira ngo abantu bunge ubumwe kuba buri muryango na buri muryango si buri bwoko byari bifite icyo bishinzwe kuko si impamya ko yenda abasinga bose basigaga tuvuge ntabwo abanyiginya bose babyaraga abami ariko hagira imiryango ibyara abami izwi nabyo yakurikije kandi bigakurikiza umuco. Noneho icyo kintu umuntu akora kikabarinda mukaba mukizwiho kubera ko gifitiye akamaro igihugu. Urumva niba mubyara abami koko cyangwa abamikazi abagabekazi ni ikintu kinini. Niba abasizi rero bari nka ba advisors b'umwami kubera ko babireferaga ku mateka bakamubwira uko ibintu byagenze mu gihe runaka habaye intambara iyi cyangwa se amapfa u Rwanda rubitwaramo gutya cyangwa se umwami wari uriho abigenza gutya. Urumva ni nko kumubwira ngo nawe uzabigenza gutya kugira ngo tubyivanemo. Ni ikintu gikomeye rero kuko umwami yabaga ashaka neza ya Rwanda n'iyigihugu nta n'abamusuzuguraga rero. Wari uzi ko burya umwami hari abantu atarafitiye ububasha bwo kuba yakwica bitewe na fonction bafite. Abo ngabo nabo cyakora tuvuge icyaha cya nyuma akaba yabasha kugukura mu gihugu cye ariko ntakwica akamwegzira byabagaho. Ariko noneho rero icyo kintu cyo kugabana imirimo nk'uko babivuze cyari cyiza cyane. Tuvuge nk'ubwo ngubwo amoko yari mu Rwanda 18 ngerageje kuvuga muri make nk'icyo yari ashinzwe. Mbere ko basinga bari barimo ni ibyo byo kubika amateka mu busizi n'ubuvanganzo bakajya babyibutsa bikaba ari specialite yabo. Nubwo hariho abanyiginya nabo babigiyemo ariko babigiyemo nyirango kubera circonstance n'ababanda barya abantu
Bwayi uyu mwumva uriya nyine Kabgayi witiriwe umusozi ariko ubundi byari by'Abasinga. Abanyiginya rero nabo bakabyara abami. Burya rero abanyiginya bari babujijwe noneho kubyara abamikazi. Kwa bari ukwikubira ubuyobozi. Ahubwo nawe yavaga mu yindi miryango cyangwa mu bwoko bwitwa ibibanda. N'Abega, n'Abakono cyane cyane n'Abaha n'Abagesera. Iriya miryango rero n'Abasinga. Abasinga babyaraga abami kuko n'abami ba mbere bamikazi ba mbere bose n'Abasinga 12 guhera kuri Nyamususa. Guhera kuri Nyamususa umugore wa Gihanga kugera kuri Nyakanga. Nabyo ubuyobozi bwami buza gusanga birakabije buti duhindure bubashakira n'icyaha. Ujya wumva bavuga ngo bihaditse amatugunguru burya ko ari ukubashakira icyaha ngo barebe uko bahindura. Kuko Nkurukumbi yanze gutabarira igihugu. Ukumva ko n'icyo ngicyo kintu ko wanze gutabarira igihugu n'icyaha. Kandi babwiye n'abandi ko niwanga gutabarira igihugu n'izo privilege wari ufite ubwo ngubwo ushobora kuzibura. Batangira rero kujya mu Bakono n'Abega n'Abaha twagize abagabekazi b'Abega n'Abaha. Noneho andi moko asigaye rero ugasanga nayo tuvuge afite ubucurabwenge nk'Ababanda twavuga ko ibi bintu by'imyandwa nabo nibo bari babifite kandi urumva ni idini naryo byari rikomeye kumenya n'imbanda burya aba gutanga rw'amaboko buriya ngira ngo bagombye ko bavuka mu Babanda buriya nibo nabo bari abakuru b'imandwa mu Rwanda. Kumenya iyo si nyine y'abapfuye uko abariho bagomba kubana nabo bitabye Imana uko bakorana n'Imana nyine kuko Abanyarwanda bari bene Imana. Ariko ugeze kuvuga ngo uko kugabana imirimo kwayo moko ngo binagaragaza ubumwe. Biriya ni ibintu byari bikomeye cyane bimeze ndetse nk'umusingi w'ubumwe. Nibyo ushaka kuvuga? Igihugu kugira ngo kibeho kigirwa n'abaturage. Umuturage rero kugira ngo yiyumve mu gihugu nawe nuko aba agifitiye akamaro kemerwe gahabwe agaciro mu gihugu n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu bukuru. Tuvuge rero nko kwitangira igihugu. Abanyarwanda bari bafite ikintu cyo kwitangira igihugu kirenze abandi pe kuko hariho institution yitwaga ubutabazi. Abatabazi tuvuge ngo bagira ubatemera no kuvuga ingabo zijya ku rugamba zigira uzibanziriza aribo batabazi. Urina ni nayo fonction itakiriho cyangwa se yenda twabona mu ngabo kuko nabo baba biteguye gupfira igihugu. Umutabazi we yagomba kumva ko agomba gupfa akakora n'uburyo bwose ari bupfe bari bumwice. Tuvuge nka Gihana gi Burundi rwose yagiye niyoberanije ariko ibyo bagomba kumwambika kugira ngo amaraso yenyine aze gutsinda ubwo Burundi babikoze. Agenda yiyoberanya rero yagerayo rero akakora ukuntu ashakisha imirwano nabo bajya nko guhiga akica inyamaswa yabo akayijyana. Yashaka ukuntu ari buteze ka komfori bakamwica. Nabo kandi bamara iyo bamenyaga baramwavoidingaga baramuhungaga. Gihana rero baje kumwica icyo gihe noneho babona ko bagaciye yaje ari umutabazi aravuga bati ingabo z'u Burundi ziratsindwa cyane. Aravuga bati rero ibi ngibi twagaciye umutabazi twamwishe reka natwe dushaka undi kuko Abarundi buriya tubindimwe. Imwe mu myumvire n'ibintu abantu bemera bikomeye nko kuvuga ngo umutabazi aritanga nagwa mu gihugu cy'umwanzi uramutsinda rwose byo biri bugaragara. Ariko ushobora gusanga bitari mu Rwanda no mu Burundi gusa kuko sinzi niba n'ahandi hose ari uko ibintu bisobanuka biti kubihuza kandi abantu baba ahantu muri kilometero ibihumbi kukwemera Imana mu buryo buno ugasanga hari ahantu buhuri. Navuga ko abantu bose ku isi batekereza isi ubu ngubu abantu baturuka bariremye ntibiremye. Urumva rero Imana iziraho. Ese uwabaremye we yashakaga iki? Nk'Abanyarwanda bumvaga ko bakomoka ku Mana. Burya abakirisitu banavuga ko ngo Imana yabaremye mu byondo n'ibiki ariko Abanyarwanda bumva ko ari abana b'Imana. Kuko ibimanuka bya mbere abasekuru b'Abanyarwanda bo bavuye mu ijuru. Ngo kubera reasoning yari iyihe impamvu ngo Imana yashatse kwagura ibikingi byayo.
yohereza abana bayo ku isi mugende mwigisha ingoma yanjye. Ikibazo dufite nuko tuzi ibyo mu bimanuka bya kabiri guhera kuri bariya basekuru ba Gihanga n'abaki, biriya ni ibyavuba cyane ku buryo mwami Rudahigwa ngo abwira abiru ngo babibwire Kagame, Padiri Kagame, bamushyizeho kondisiyo nyinshi cyane, bati mbundi ubwiru ntibuvugwa, bwabwirwaga umwami gusa. Noneho ariko ubwo bidutegetse nawe uri we turabimubwira. Urumva Rudahigwa nawe yarababajwe nuko bashobora gupfa kandi twaramenye kwandika bigahera. Ati rero yewe ndi umwami kandi umwami aca iteka ndabibategetse muzayimubwira. Bati yego uri umwami turakumvira, ariko natwe tubabarire ntabwo bazabitangaza tukiriho. Yego kuki byari buba ubwiru sinzi legacy yabyo, none ni amabanga y'igihugu. Ubwiru ni amabanga y'igihugu, bukubiyemo ibintu byinshi y'ubuyobozi. Sinzi impamvu bashatse kubitanga, ndetse bimwe baranabihishe. Bagezeho baravuga bati ubwo twabitegetswe n'umwami turabivuga, ariko hari ibyo tudakwiye kuvuga. Mu gihe kibibitse umuzungu arabimwiba, witwa Coupe na Ntuza Derite Verite Nyirago, kuko niwe wabutangaje la royauté sacrée de l'Ancien Rwanda. Ariko ako kantu kavuga commentaire z'ubwiru, intekerezo z'ubwiru, ntiyakiba ntiyakabona, kandi niko kari kavuga kashobora kubidekoda. N'umurage w'ingoma ntiyawubona. Umurage w'ingoma ni ukuvuga uko uwo mwami yagendaga araga umwana wenyine ibyo akwiye kwitaho. Nyirishema bavuga ko ngo amaherezo ngo byagombaga kuzamenyekana nyuma, akavuga n'igihe bigomba kumenyekana arabindusha, kuko mpamya ko akomoka muri iyo miryango y'abiru, kwa kundi twavuze ko buri muryango wari ufite ibyo wari ushinzwe. Mpamya ko imiryango yabo nsobanurire, sinzi niba nzagira umutwe wo kubasha kubyumva. Singira ngo ni buri wese ubasha kubisobanukirwa. Ntabwo ari buri wese wamugani. Ari ubwiru bwo buranaruhije rwose, kuko nyine n'ubundi bwari amabanga. Kandi kubona eniro code nyine, kandi kubona umuntu ubidikodinga ubu ngubu atari abarimwo biragoye cyane. N'ubwo busizi nuko twagerageje data wacu Padiri Muzungu dufatanije, twaravuze tuti nubwo tutabyumva byose, ariko ibisigo by'Abanyarwanda reka tugerageze tubishyire hanze. Ubu hari ibisigo 176. Igisigo cya nyuma nyine Rudahigwa yimitswe, urazi ko yimitswe n'abazungu, Abanyarwanda bakabanza no kumupinga ngo ni umwami w'abazungu, ariko abasizi bageraho bahimba igisigo kira ngo nyine bumvisha Abanyarwanda ko Kameme bakwiye kumwemera, nta kundi bagize, babanye ngo Ruhanga rutsindiye igihugu. Ni cyakarera kabamenya Ruhanga rutsindiye igihugu. Ubwo rero ruriho ruramutaka ruvuga ko azajyana muri mu mujyi w'abasekuru be n'iki. Nawe kandi burya Abanyarwanda babanje kumupinga, nawe arabibona, ariko nawe aza gusa n'ujya muri tradition, ajya no kureba Musinga se i Kamembe, nubwo yarabibujijwe, ariko ajya kumureba aramubwira ati byibora mpiragirya abami. Uko umwami n'ubundi yendaga gutanga yararagaga. Icyo bita irage ry'abami, yewe n'umurage w'ingoma. Ibyo bintu bibiri rero, ibyo bintu bibiri byo ntibyanatangajwe. Irage ry'abami nabo yenda kuvuga ngo Bakirima bakora ibi, Bakigere bakora ibi, Mibambwe agakora ibi, ubwo nawe n'irage ry'abami. Ibyo rero ntabwo babyibye. Birenze kuvuga ngo ni umwami w'inka cyangwa w'iki. Ariko se kuba umwami w'inka bivuga iki, bikorwa gute, ni iyihe mihango akora, ayikora ate, inzira zabyo ni iki, za nzira z'ubwiru 18. Hakabagira rero buri bwoko bw'Ubunyarwanda aho nakubwiriye bushinzwe nk'inzira imwe, kandi kuba muyishinzwe ni ikintu gikomeye cyane. Ndetse ukajya no muri detaye muri iyo nzira, hakaba nk'umuntu ushinzwe kujya kuzana igikoresho gikenewe kandi kikaba kigomba kuzanwa nabo gusa. Ariko reka mufatira aho ngaho afande, kuba ubwoko cyangwa kuba societe umuryango ungana utyo, wumva ko
kuba dushinzwe inzira iyi biraduha uburemere bukomeye cyane. Abantu ni ukuvuga ko muri icyo gihe baragengwa n'umuco wabo, baragengwa n'amateka yabo, baragengwa n'ikiri mw'imbere muri bo kibagize. Icyo biba bivuga umbwire naho bitaniye no kuba wagengwa n'ibindi. Umuco uri mu bintu bya mbere bigengwa abaturage. Niba ari bose tugume mu Rwanda twumve. Yenda muri iyi minsi imico yose yaravangiwe kubera ubukoroni na bya nyuma y'ubukoroni byo bita neokolonialisme, cyangwa se n'ibihugu byinshi bigerageza gukwiza imico yabo handi bita hegemonic countries. Ariko ubundi abanyarwanda nabo bagengwaga n'uwo muco wabo mbere tuvuge y'ubukoroni. Ni ukuvuga uwo barazwe n'abasekuru babo. Burya umuco urimo ibintu nka bingahe. Hari heritage ari byo nyine mwarazwe n'abasekuru banyu, hari ibyo mwatiye ahandi byiza urumva ntibajya gutira ibibi. Noneho hakaba rero n'ubuhanga, ubuhanzi bwanyu muvanye mu buhanga bwanyu. Kenshi biba ari ibyo bya kamerano cyangwa se mwarazwe n'abasekuru mwavanze n'ibyo mwatiye ariko mukaba mwakuramo icyanyu. Abanyarwanda rero naravuga ko bari banageze kure cyane buriya muri ibyo by'umuco. Kuko iyo urebye mbere y'ubukoroni njye navuga ko twari n'imbere y'abandi gake. Tuvuge urebye nk'ikintu nka kimwe cy'ubworozi bw'inyambo, urebye ntaho bitaniye na genetic engineering y'ubu ngubu. Nk'ukuntu bagendaga bavanga inyambo n'inkuku kugira ngo bazareme izindi nyambo nyinshi. Tuvuge bafataga imfizi y'inyambo bakayibangurira inkuku ikabyara inyana bita ikigarama, noneho nayo bakayibangurira imfizi y'inyambo ikabyara ngira ngo inkerakibumbiro. Inkerakibumbiro nayo bayibangurira imfizi y'inyambo nzima ikabyara iba ari imirizo. Imirizo nayo ikazabyara ingegene. Ingegene zikabona kubyara inyambo ku bwa gatanu. Izo nizo nyambo z'ukuri. Tugaruke hano nakubajije ko kuba tugengwa n'ibintu biri soft kurusha ibiri materiel biratugarura mu ndangagaciro ahari. Twatangiriye ku butabazi, twavuze ku gukomera ku bwiru, ukaba utaba uwo ari we wese n'umwami yagutegetse ukamuha dukeya. Ntekereza ko n'indangagaciro nazo zirimo, ntabwo ari ikintu ufata gutya ariko ni values nyine, ariko zikakurema. Nagira ngo unsesengurire iyo tradition yo kwizirika ku kintu utafata nyamara kikakurema, kikakurenza byinshi bigoye. Cyatumye abanyarwanda badaheranwa rero ni uko kwizirika ku muco wabo wa mugani no kugerageza kutaba abanyamahanga. Kuko nk'uko babivuga ngo ingendo y'undi iravuna, ndetse baca n'undi mugani uvuga ngo nta uterekera abazimu b'ahandi. Abanyarwanda rero bumvaga ko bakwiye kubaho kinyarwanda. Noneho indangagaciro zabo bari bazifite bahabwa na ba sekuru, ko barabimenyaga barabitozwaga na ba sekuru n'abo bakomokaho. Buri kintu cyose wakivanaga ku mubyeyi nawe akazakibwira umwana we, nawe akazakibwira umwana we. Byari bifite ukuntu bifite uruhererekane, bwaba ari ubwo bwiru, bwaba ari ubucurabwenge, bwaba ari ibyo bisigo, byaba ari iki. Uwo muco rero bakumva ko ugomba kubaranga. Ni nawo wagize igihugu mpamya ko bitabaza kugeza n'ubu na nyuma ya jenoside twarabitabaje za gacaca, za imihigo n'ibiki. Hari na byinshi buriya tutarageraho kandi byadufasha, nk'ibintu bita guca inzigo, kunywa amasubyo, kugangahura, gutera icyuhagiro. Iriya ahantu habaye icyaha cyangwa ikintu gikomeye cy'icyago, Umunyarwanda si bene ibyo biba bikubiyemo se. Ndi umunyarwanda nyine, kumva ko turi abanyarwanda mbere y'ibindi byose. Ibyo nabyo ngira ngo ubuyobozi buriho bwafashe iby'ingenzi si byose. Abanyarwanda bari bafite ukuntu bigira ku mateka yawo, byaba ari ibibi n'ibyiza. Cyane cyane ibibi burya nibyo byigisha, kuko iki ni kigaruka tuzacyitwaramo gute. Bakabyigiraho rero. N'ingabo hari ibyo bavuga byabagaho byo kuvuga amacumu, ofete ni nka ripoti y'intambara. Noneho bamara kugabana n'iminyago n'iki
bakerekana no kugororera ababaye intwari n'iki, ariko bakerekana n'amasomo akwiye kubamo n'ubutaha intambara tuvuge niba uko bazabigenza. Bari baracultivatinze umuco wa excellence. Intore yabaga iya mbere ni umuntu uzi kuvuga neza, w'imfura, waca urubanza, wamenya kuyobora mu kibazo icyo ari cyo cyose, kuba wabasha kukikuramo kandi abantu bari mu byishimo. Hariho abantu bazi gutarama tuvuga, no mu gihe cy'intuza cy'ibyago akaba yabasetsa mu gaseka. Uwo muntu rero yabaga akomeye kuko mu itorero, kuko muzagira ibibazo n'ubundi umuntu uzabasha kubibakuramo, ntuzabaha morale n'ubundi mu ntambara ni muba muhari. Natwe harimo ikintu cyitwaga kitamaduni, kandi bageragezaga gushyiramo ibyo byose nyine, no kwivuga no byarimo icyo cya morale cyarimo cyane. Natwe burya inkotanyi nazo zagendera kuri uwo muco kurusha ibindi byose. Yego, noneho rero kuba rero ibyo bibazo bagiye bagera babyivanamo, banibutsaga ayo mateka. Tuvuge twahuye hari igihe u Rwanda rwari rugiye gusibama, nabwo abanyoro badutera. Abanyoro si abanyoro, burya turabyitiranye. Abanyoro ni abarwaye ibinyoro, ngira ngo abanyoro ni abo mu bunyoro Kitara. Barabiteye rero inshuro ebyiri ku ngoma ya Mibambwe n'iya se Nyirango Cyilima Rugwe, ku buryo baturutaga ubwinshi rero, baturutaga ubwinshi. Ariko ubwo ndabivuga ntaho nibwira ko u Rwanda icyo gihe rwanganaga nk'ubu. Ubwo rwari rugeze za Kabara, kuba abanyoro badutera. Oya, rwari rukiri rutahubwo, rwari rukiri rutahubwo. None se abanyoro bari bafashe byose hagati yabo natwe. Yego, byari muri impaya yabo. Bunyoro Kitara yari impaya ikavaringa no mu Bugande n'izi za Toro n'ahandi hose. Ka Rwanda nako bumva ko rakaba ari byo, ariko u Rwanda rutabizi. Banazaga baje kwitwarira inka cyane zariya mu Mutara zari nyinshi. Urumva rero ko barazirushaga abandi bwari ubutunzi, baraterwaga cyane. Abanyoro rero rimwe kubera ko baturushaga ubwinshi cyane, urumva ampire ntabwo yarwana n'agahugu kataraba n'agahugu kukuri. Icyo gihe nta nubwo twari miliyoni. Urumva rero abanyarwanda ku buryo barinze guhunga, ariko finalmente baza kubanesha. Icyo ni ikindi kiganiro, kuko uko babanesheje, kuko n'umwami w'ubunyoro yaje kuhapfira mu Rwanda ataha, ariko Cwamari wa Nyabwongo. Ngira ngo barabyanditse mu bitabo byabo. Noneho nyuma y'abanyoro naho haza n'amacakubiri mu Rwanda ku ngoma ya Ndahiro Cyamatare. Nabyo u Rwanda ruza kubyivanamo, haje umuhungu we Ruganzu, ariko nawe wari bararenze guhungishwa ngo batazamwica bamuhungishirize i Karagwe. Ahubwo ibyo byose byakorwaga mu bwiru. Abiru bakaba babizi, bakavuga turiya mwana nitugira Imana yenda azahonoka yongera guhora igihugu. N'ibindi byinshi rero, nko ku gihe cya Rujugiro nabwo amahanga akikije u Rwanda yashatse kurutera ngo arusananire, aruvane ku ikarita y'isi, ariko Rujugiro arabanesha. Urumva nabyo strategy yakoresheje ni nyinshi, hari nk'izo z'ingerero, gushyira ingabo ku mupaka n'ibindi byinshi byo gushaka abatabazi, nk'abana babagira abatabazi bijyana n'umwana we. Abandi ashaka izindi strategy militaire zo kubanesha, nko kubatera mu bihe bitandukanye atabatereye rimwe. Nawe tugerageza kubyivanamo. Ibyo rero byose byabaga amasomo bagendaga bahererekanya, hagasigara n'ibisigo. Tuvuge nk'ibisigo ku bya Rujugiro, urumva ni byinshi cyane. Kugeza ubwo twatsinze Burundi cyane, nyine basiga igisigo cyitwa ngo iminsi myiza irasa. Wari umunsi kuko mu myiza, iminsi myiza. None iminsi myiza irasa, barasa n'abangohe ya kirari kitsa muntu. Uburanga bwiza bwabo bukangana rero bwatukura, habateye Nyarufunzo bakava i Rwanda. Nyarufunzo urumva ni Burundi. Abarundi rero twamye duhanganye, niko nakubwiye, nk'abantu bavindimwe n'imico ijya kumera imwe kimwe, ku buryo na Rwabugiri hanyuma impamvu kapitali ye cyangwa umurwa mukuru yawushyize Ingeri, kandi kugira ngo abashe guhangana nabo, kuko ntiba tugeze tubanesha cyane. Twamye turwana tukagwa miswi, ariko bigezeho rimwe ndetse ku ngoma y'umuhungu wa Ruganzu dusinyanye n'imimeraro. Urumva iyo mwagiye mu masezerano yo kutarwana no ko munganya ingufu, ndetse tuza no kuyirengaho. N'igihe cya Rwabugiri bayisubiyemo,
ariko baje kwemera ari uko twishe umwami wabo, ari naho nyine bahimbye iki gihugu. kuva icyo gihe ntiturongera kurwana. Twararwanye, nta gihe barabiviyoraga. Urebe nyine ko twari nk'abakeba, barabiviyoraga rwose. Ariko ngira ngo amasezerano ya nyuma ya Rwabugiri ngira ngo yo ntibayarenzeho, kuko icyo gihe banemeye kohereza abantu babo batwigishiriza umuco, ndavuga batwereka umuco wabo natwe tubereka iwacu, ugasanga bose baraparitaje cyangwa barabyishimiye ko hari ibihura, ku buryo harimo niyo bimwe twabatiye nabo batidutiriza bimwe nabo tubatiza ibindi. Kwibuka ibyo byabayemo byaba byiza cyangwa ari bibi bikatuha amasomo. Niyo yatumye rero tuba abadaheranwa, kandi abanyarwanda n'abadaheranwa koko. Niyo ugiye mu mazina yabo usanga n'ingabo nyinshi zifite icyo kintu cyitwa ubudaheranwa, n'ingabo zitwa abadaheranwa zabayeho. Zabayeho kwa Sekarongoro Mutabazi nawe wazihimbye nyuma yo gutsinda Abanyoro, nyine yahimbye ingabo azita abadaheranwa. Izina ryari rikwiye ko ni nazo zashinzwe kurinda amarimbi y'abami bambwe bwa nyuma, zarangije ari ingabo zirinda amarimbi zari hariremera z'abaforongo. Ariko niyo ureba abandi rero n'abakotana, harimo icyo kintu cya resilience, no gukotana kugira no kwanga guheranwa. Yewe niyo wajya mu ngabo za nyuma za Rudahigwa usanga zita ngo ni inyangamutsindo, nubwo twasinzwe n'abakoroni iki, ariko twanze gutsindwa. Inyangamutsindo yo ntuza ziririmba. Hari n'imigani ivuga nyine ngo u Rwanda rurarwica ariko nturwambarira umugoma. Umugoma ni uruhu rwarwo, urumva ntibareka nyine noneho rupfa burundu ngo barinde ko no kurwambarira umugoma warwo barabaze. Rushobora kuba failed ariko si burundu. Ese ibyo tuba tubyihariye nk'abanyarwanda cyangwa hari n'ayandi moko ababyumva atyo? Kuko barahari ko si menshi. Tuvuge nk'uwo muco w'abatabazi watumye abanyarwanda bitanga, nko kwitangira igihugu, ubisanga nko mu Bayapani nabo babitwaga kamikazi. Ariko ntabwo ari benshi. Hari ikintu nigeze kukubwiraho, twahereye no ku buvanganzo, biba bifite icyo birema mu bwonko bw'umuntu no mu mitekerereze ye no mu migirire ye no mu myifatire ye. Sinzi niba tubyemeranyaho. Noneho bikanadutera ishema kugira abasizi bazwi twemera dukunda babashije no guhererekanya ayo mateka y'igihugu imyaka amagana. Ibyo bintu ntabwo abantu bakibaha agaciro cyane by'ubuvanganzo ngo twumve ko harimo ubukire butagira ingano. Ese aho nta kintu bitugabanyaho nk'abanyarwanda bikaba byagabanya iryo jabo ryacu ryakaduhaye ijambo? Urebye nk'abandi bose bakoronijwe, twataye umuco wacu natwe. Muri uwo muco rero n'ibyo by'ubuvanganzo birimo. Kuba twarakoronijwe rero igihe kijya kugera ku myaka 100, ikintu twataye kinini cyane kirimo iyo mico yose bavugaga. N'ubu ngubu uvuze ubwiru baravuga ngo ko ni amabanga, ngo ko bya bindi bita ibanga, ndetse ku ngoma zishizeho abirongera ngo uvuze kuri umweru bari kukwica. Numvaga ko ari ikintu ngo kigamije gucinyiza, kandi n'ubuyobozi kigamije gucinyiza ubwoko bumwe n'ubuyobozi. Ubuyobozi bwo ntiburiho. Abasizi nibo ni les memorialistes b'igihugu bashinzwe memoire. Ubu se ho nta abantu bashinzwe tuvuge za bibliothèque cyangwa se archives z'igihugu, n'amabanga igihugu kirayafite n'ubu ngubu, kandi bayakomeraho ndetse kurusha uko byari bimeze icyo gihe. Uti rero kutabyitaho ntacyo bitugabanyaho cyane, tugendera ku by'abandi. Ubu ngubu duterekera abazimu ahandi, kandi ntabwo ngo ingendo y'undi iravuna. Urebye rero naho twari tugeze icyo gihe mbere y'ubukoroni, iyo dukomereza aho ngaho ntihazemo icyo kintu cyo kubisuzugura no kubitesha agaciro, tuba tugeze kure cyane. Yataye agaciro kandi n'ubukire twataye, ku buryo yewe nishimira yuko aba bana bagenda babigarura, bareba ukuntu abatera inkunga byihuse. Leta ibatera inkunga n'ubu ngubu simbihakana, ariko ntabwo ari ku rwego rushimishije. Ndetse ahubwo hari abatera inkunga ubona bashyira ingufu mu babyinnyi by'ahandi,
babyina iby'ahandi babyina bya funky Urban Boys ntacyo dupfa nabo ariko usanga babyina iby'ahandi cyane noneho abandi b'abana ba Sentore ba Masamba babyina ibyacu cyangwa bagerageza gucuruza umuco wacu ugasanga sinzi ntibafite ubushobozi bwinshi na za competition si bo babaye abambere waruzi ko no mu ndirimbo no mu mbyino higeze kuba amarushanwa na nyuma ya colonisation u Rwanda ruba urwa mbere ku isi danse traditionnelle muri Martinique muri Espagne no mu Bufaransa rimwe ahantu nibuka kubera umuhamirizo urumva rero umuco wacu wari uri imbere kuba rero twarawutaye ni ikintu gikomeye cyane twahombye iki cyangwa tugenda tuta ni ikintu gikomeye cyane tugenda duta no ku buyobozi bugerageza bushaka kuwugarura no kuwigiraho ni ikintu gikomeye cyane dukwiye gukomeza duhere no kuri ibibazo twagize bya jenoside nari nakubwiye ngo urabona ko ari umuco wacu wadutabaye Gacaca niyo yatumye tubasha guca imanza zari nyinshi ndetse ahandi bashoboraga ibindi bashobora kwitabaza nk'uko abandi babigenza hanze byari byananiranye basanga bitazarangira n'ibindi rero twagiye tuvoma imihigo izagira inka ni byinshi dukura mu muco wacu dukwiye no gukomeza gukura mu muco wacu kuko nibyo bitugize noneho umbwire icyizere dufite mu gukora muri ubwo buryo tugerageza gukangura umuryango nyarwanda no gusigasira ibikiriho by'uwo murage. Icyizere dufite icya mbere gishingiye ko hari ubushake ubwo bushake kubona abantu bafite ubwo bushake bwonyine bwo kwitangira umuco icyo ni icyizere kinini cyane. Kera najyaga mvuga ngo nyuma ya jenoside ngo ariko ubu tuvuge tuzongera kubona abantu babyina kinyarwanda ko bapfuye benshi ariko nyuma n'uba abana arabyiruka ukabona arabizi ndetse kurusha n'abo bakeye bituma hamirizo kabisa. Hari umukobwa nyamara kuri YouTube b'intwatwa ukabona ni byiza cyane. Hari umwana ukubita umuvugo ugasanga uri hafi y'igisigo pe. Tubashije kumviza abanyarwanda ko bakomoka ku muntu umwe bose ari bene Imana kandi buzuzanyaga no mu muco. Natwe twatsinze gukuntu buzuzanyaga no kuntu imirimo yabo yose yari ifite agaciro. Kuba icyizere rero n'ifite n'icyo ngicyo cyo gushakisha abantu babikunze kandi twarababonye barimo wowe barimo abandi bakanyandekwe ba Faida pe nubwo bari mu yindi mirimo yabo ariko bakavuga bati reka nitangire ibintu by'umuco akanya mbonye kose njye mu muco. Iby'umuco rero biricirira ntibinacika burundu. Bivuze neza cyane. Biricirira. Twashubijeho twabashije gusubizaho n'inkiko y'abasizi nako intebe y'abasizi dufatanyije na leta na UNESCO. N'ibintu byinshi biraho biragenda bisubira umuganura ku buriya leta yawushubijeho. Umuganura ni ikintu gikomeye cyane tutarabona nuko tubyaza umusaruro. Ukuntu tubyaza umusaruro nta nubwo ari kimwe kijana cy'ibyo warumaze. Yego umuganura ni ikintu gihuza abanyarwanda cyane kandi kibahuriza muri ya Mana yabo. Umuganura ko ari ugushimira Imana. Ikibura ngo tugere no kuri 60%. Ntabwo twumva filozofi yabo neza. Izumvikana ite yumvikanishwe nande Nyirema. Na umunyagucukumbura nyine tukareba iyo filozofi yabo tukareba nuko tuyadabuta ku bihe by'ubu kuko nabyo ushobora gusanga uko babikoraga n'icyo bari bagamije ubu ngubu atari cyo gikenewe. Tugomba rero kubyadabuta ku bintu by'ubu ngubu ariko byibura filozofi yabo ikagumaho.